ntabwo marayika avuga ngo wasiwe nawe wanyanja we ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko asigaye igihe asigaranye ari igihe gitoya. Ntabwo marayika yavugaga inyanja yitwa ari amazi ngo tuve inyanja, izi nyanja tubona, cyangwa se ubutaka. Yavugaga abantu bari ku isi. Yesu ashimwe cyane. Inyanja mu mwuka hari igihe isobanura imbaga nyamwinshi y'abantu. Noneho sasa avuga ngo wasi ugushira ishyano nawe wanyanja we. Hari ikintu marayika yavugaga. Satani amaze kujugunywa mu isi rero yatangiye guhiga icyitwa umwana w'umuntu. Mu Byahishuwe igice cya 12 tubona arwana urugamba hasi no hejuru rwo kugenza umwana. Dusomera igice cya 12 umurongo wa mbere. Igice cya 12 umurongo wa mbere. Umwana n'ikiyoka. Ibyahishuwe tubona intambara y'umugore. Aho ngaho niyo tugiye kureba iyo ntambara y'umugore waramukwaga ashaka kwibaruka. Nishyiraho ngaho baranyumva nta kibazo. Ashaka kwibaruka, ariko turebe n'ikiyoka cyari kirekereje ngo kugira ngo umugore nabyara kigire gute, kimuriye. Dusomere turebe iyo ntambara, aho intambara itangirira mu isi y'umwuka. Noneho ibi biratuma ntuwishaka kudamarara ngo wumve ko iyi si ariyo kudamariramo. Abayidamariramo n'abana b'iyi si, n'abana b'umwijima, n'abana bo mu isi, n'ab'iyi si. Ab'iyi si bo bemerewe kudamararira muri iyi si, ariko twebwe abizera iyi si si iwacu. Iyi si irakwanga, nta nubwo ndetse twari dukwiye kuyibamo. Nihe abizera bazajya kuba muri iyi si, naho tuzakirira, naho mu isi naho, mu ijuru ni wabo wabizera, naho mu isi naho, mu ijuru ni wabo wabizera. Tuzimuka mu isi tugera iwacu, turo bwiza tuzahoramo, naho mu isi naho, mu ijuru ni wabo wabizera, naho mu isi naho, mu ijuru ni wabo wabizera. Reka tuva aho ngaho. Mu isi nta na hamwe umwizera Imana nyakuri yakagombye gutura, kuko aho uzasanga hose uzahasanga Satani yarahakabye. Uzahasanga abakonikoni, uzahasanga abarozi, uzahasanga abana b'umwijima. Kandi none iteye ubwoba nuko abana b'umwijima ni benshi kuruta abana b'umucyo. Abakozi ba Satani ni benshi cyane kuruta abakozi b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abarozi ni benshi cyane kuruta abatari abarozi mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu rero urugamba, iyo tuvuga abarozi rero ntukumva abarozi mu mubiri. Hano nekereza ko twamaze gusobanukirwa ko kuroga ari mu mwuka, si mu mubiri. Ntabwo umurozi wamurebera mu mubiri ngo uvuge ngo uyu ni umurozi, uyu ni umuki, uyu si umurozi. Ni mu mwuka. Noneho sasa mu isi ntaho ho gutura uwizera. Nta na hamwe wabona. Uwizera ni umwana w'ijuru, nyine ni uw'ijuru. Ari mu isi rero afashe igihe mu ntambara, ariko Imana ishimwe ko izo ntambara azitsinda zose. Yesu ashimwe cyane. Nongere mbisubiremo, uwo mwizera mu isi izo ntambara arazitsinda zose, nta n'imwe imutsinda. Rero dufite gutinyuka no gushira amanga no gushirika ubwoba, kuko tuzi neza yuko mu isi turi abatsinzi ndetse no kurushaho. Ijambo riravuga ngo umwizera atsindishirizwa mu bintu byose.
ntabwo watsinda utarwanye. Utsindishirizwa mu bintu byose muri bya bindi warwanaga nabyo. Imana ishimwe rero ko tunesherezwa nabo. Reka tuyizamurire icyubahiro. Wowe mu badamarara wicomore muri uwo mubare washaka kudabagira no kudamarara. Mu badabagizi ntiturimo, mu badamarara ntiturimo muri iyi si ya none. Kuko turi mu isi tuzi icyatuzanye, tuzi ko n'igihe nikisohora tuzayikurwamo. Umunsi tutazi, Yesu azahagarara mu kirere, azavuza impanda, tuzamusanganira, tujye kubana nawe ubuziraherezo. Tuzamusanganira, tujye mu cyiswe ubukwe bw'umwana w'intama n'umugeni, cyangwa se bw'umukwe n'umugeni. Yesu tumufata nk'umukwe mu mwuka, twebwe abari mu isi abamwemeye tukitwa ko turi abageni be. Semene amen. Hari igihe rero cy'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana nabo yacunguye. Azaza aje kudukura mu isi kugira ngo tubanze tujyanwe mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana buzamara bufite igihe bwagenwe, ikirori kizabaho gikomeye. Umwami Yesu ari kutumurikira Imana Data, abwira Imana ati dore babandi abona acunguye ngaba, abona ameneye amaraso naba, babaye mu isi y'amakuba n'ibyago, babaye mu isi batakwa n'imizimu n'amagini n'amashitani, babaye mu isi abantu babanga batabifuriza ibyiza, babaye mu isi abantu babashakisha hasi no hejuru babagambanira. Ngaba ariko bakomeza kunkunda, bakomeza kunyiringira, bakomeza naba ngaba. Atumurikira Imana Data wa twese. Imana Data wa twese itangira kudukorera ikirori, dukorana ikirori n'Imana Data wa twese n'abamarayika. Semene amen. Nyuma y'ikirori turi mu munezero, hazakurikiraho kuvuga ngo reka ngarure bano bantu mbasubize mu isi, bajye kwima ingoma mu isi, n'Imana nabo ntegekane nabo hano mu isi. Tuzagaruka hano mu isi, tuzima ingoma hano mu isi, ingoma y'imyaka 1000. Ubwami bwa Putin nabura bwose ubona n'ubwo bwavanyweho, bwahawe abera. Semene amen. Imana ifite gahunda yo gukuraho ubwami bw'isi, ubutegetsi bw'isi, igashyiraho ubutegetsi bwayo, ubutegetsi buzagendera mu kuri no mu gukiranuka, isi ikayoborwa no gukiranuka. Semene amen. Ikamara imyaka 1000. Ubwo butegetsi bwa Kristo buzaba bwavanyeho icyitwa urupfu muri iyo myaka 1000. Muri iyo myaka 1000 uzayibamo azamara imyaka 1000 adapfuye. Semene amen. Noneho sasa nta ndwara zizaba zihari, ubuvuzi ubwo bya bindi by'ubuvuzi buzaba bwahagaze, nta bukene buzaba buhari. Yesu ashimwe. Nta byago n'amakuba. Iyo ngoma ya Kristo imyaka 1000 nivuga ngo izaba ari ingoma y'amahoro n'umutekano n'umudendezo bidasanzwe. Ariko kuki tutajya tukurira ibyo bintu ngo tumve twabyifuza? Niba udashobora, nta muntu ubumara imyaka 100 n'uwatangiye kwimara. Icyo koze ejo bundi naratangaye, nabonye umupasiteri ansubiza mu ibyiringiro ufite imyaka 98 w'umutanzaniya, ubwiriza arakomeye. Nuvuga ngo umurebye wamucekera nibura nka 60, 98 arabwiriza. Yari yaje muri ADPR arabwiriza, arakomeye kabisa, yaravuga Yesu ukabona koko kabisa ashobora kuzamarana n'180 bitewe n'ukuntu namubonye. Avuga ukuntu umwami afite abuzukuruza abagera muri 78, afite birantangaza. Ariko abo ni bake cyane, nimbarwa baba bakeya. Niba dusanzwe tuzi yuko ugera muri za 60, 70 atangira kugenda gutya, 80 agatangira kugenda tutuba, 90 none ukaba uzamara imyaka 1000 nta burwayi ntaki. Nge nawe Imana izaduhe kuba muri ubwo bwami mu izina rya Yesu. Ibyo rero bidusaba kugira ngo tubitegure tukiri muri ubu buzima. Dufokasinge kubaho kwa none, ariko ufokasinga no kubaho kwiteka. Focus yawe indi yo kurwana no kugira ngo ubeho muri ubuzima bwa none, ntumware, ntukorwe n'isoni, ntagire ugucishamo ijisho, ugira aho urambika umusaya, abana bige, sinzi n'ibiki n'iki. Yego fokasinga ibyo, ariko unafokasinga kuzabaho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Ariko ukabaho iteka ryose mu bwami bwande bwa Kristo.
hari iyo ngoma y'iyo myaka igihumbi nyuma y'ubukwe tuzaba twakoreye mu ijuru. Nyuma y'iyo myaka igihumbi hari ukubaho kubaho kw'iteka ryose. Rero turi hano mu isi, Satani we ibyo bintu arabizi cyane ko bizabaho kandi biteganyirijwe abizera. Yesu ashimwe cyane. Satani azi imigambi y'Imana, azi uko Imana yapanze buri kimwe cyose kubizera, kubakunda Imana, ku bayoboke b'Imana, azi ibyo ngibyo kuba Imana bibateguriye. Ashaka rero ko, ntabwo yifuza ko uwo mugambi wagusoraho, ntabwo yifuza ko ibyo bihe wazabibamo, yifuza yuko wazabana nawe iteka ryose mu muriro udashira, mu marira n'akaga n'umuborogo. Hahandi Bibiliya yavuze ngo muri Gehinomu hariya urunyo rwaho ntirubora, ruzajya ruhora rurya abantu ku manywa na nijoro, umuriro waho ntuzima, abantu bazabaho mu mubabaro by'iteka ryose. Imana iturinde rero sasa tube maso mu izina rya Yesu Kristo, kuko umunsi wo kuza k'umwami uratwegereje kandi uri bugufi. Yesu ashimwe cyane. Uratwegereje kandi uri bugufi. Ntabwo ntituzi igihe, ariko dukurikije ku saha no ku bimenyetso Yesu yagiye atambutsa bigaragaza kuza kwe, ibimenyetso bitwereka ko umwami ari bugufi. Yesu ashimwe cyane. Kandi abaye anatinda ujye uhora wibuka ko n'urupfu narwo ruhari. Urebye ibyago byugarije isi, ukareba ibintu byugarije buri muntu ku giti cye, ujya kumva runaka avuye mu mubiri, runaka wahanga avuye mu mubiri. Ariko igihari gusa navuga ngo ni ukubera amaso ubugingo bwawe, kudashaka kudamarara. Amina. Ab'iyi si nibo b'abadabagizi bemerewe kudabagira, ariko twebwe ntituri ab'iyi si. Yesu ashimwe cyane. Niba umwana w'umuhungu nka Mbonyi aririmba ngo mimi yewe wasiwe, mimi sio wa dunia, mimi sio wako. Mwana w'umuhungu ungana kuriya ukiri muto kagira indirimbo, uriya mwana ndamukunda cyane, nkavuga nti aya magambo amuva mu kanwa kingana gutya, akavuga ngo mimi sio wa dunia, mimi sio wa dunia, Yesu ndi uw'isi. Wowe kuki wakumva ko ntabwo turi ab'iyi si, turi ab'ijuru? N'ijambo riravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Amina. Iyo wamaze kuzamura uko kwizera kwawe rero ukumva yuko iwawe ari mu ijuru, niyo ukubita dayimoni uravuga ngo dayimoni, handitse yuko iwacu ari mu ijuru, ntabwo ari hariya za Nyakariro, ntabwo ari hariya unjyana, ntabwo ari muri ibi bisekuru, ntabwo ari ahangaha naha, genda kwa jina la Yesu. Uwo mukwita ukuvaho iyo ubonye ibyo ubwira ari ukuri. Amina. Ejo nasengeye umuntu, nongera kwiga, mpora niga umunsi ku wundi, ngewe ubundi nta hantu ndagera, mpora niga isi y'umwuka, ntangiye gusengera umuntu araza, abona ari umusumati, papa ntuze yarahari, papa Ronera, umuntu aza ari umusumati, yateye perfume zihumura cyane, yiteye ibintu by'perfume, noneho mu kwinjira nje numva spirit, numva umwuka mubi. Numvise umwuka mubi, warabibonye, mpita nsenga isengesho rifungaho hantu gutyo, numva ko nyine hari ikintu kitwinjiranye, we nta kibona ariko nge naracyumvaga ko hari umwuka utwinjiranye. Mpita noneho nsenga kwa kinarezo, ndagotesha umuriro w'Imana hano hantu, mpamagaye ubwami bw'Imana kuzenguruka hano. Buri bwuka wose wabujije uherekeje uyu muntu ndawuboroka, nawe ndamucomora amanetwork y'imbaraga zatuma zimubona ntagaragare yinjiye mu bwami bwawe. Kuko mu mwuka nuvuga ngo hari ahantu ushobora kwinjira ugasanga winjiye muri zone ya Satani. Urwo rugo rugengwa na Satani, iyo nzu ari ya Satani. Aho hantu ari aha Satani. Wakwinjira ugasanga winjiye mu bwami bwa Satani bitewe n'uwo muntu uhari, imigenzo n'imihango n'imyemerere ye afite. Wakwinjira muri urwo rugo rero ukaba winjiye mu bwami bwa Satani. None ubwami bwa Satani kuyo myuka ibiri aho ngaho mu buryo bw'umwuka mibi ishobora guhita igushamburira ikakugirira nabi. Hakaba rero n'ahandi wakwinjira ugasanga winjiye mu bwami cyangwa mu butaka bw'Imana ihoraho, muri zone y'Imana ihoraho. Semene amen. None rero aho ngaho iyo winjiye ahantu muri zone y'Imana ihoraho, umuntu akorana n'imbaraga z'umwijima, byanga bikunda za mbaraga z'umwijima zigomba guhunga. Semene amen. Ubwo rero nahise mpamagara bwami bw'Imana ngo bugota aho ngaho. Turaganira gutyo nyine gutyo, kuko mba nzi ko icyo nkoze kugikora, maze kugikora tuganira mu magambo makeya, noneho ntangiye gusenga.
ambwira ati pastor urabona njye ndi mubi ntoya ntabwo uri mubi gute nabo natangiye gusenga dutangiye gusenga twinjiyemo hagati cya daimoni kiba kirazamutse gitangira kuvuga none icyazamutse ntangira kukibaza bya bindi tuvuga ngo abantu bicara mu bandi bantu wazamutse muri we ntangira kumaza ngo urinde uwo mwuka urambwira ngo uwo mwuka waje kumbwira amazina sinibuka amazina ariko icyo wambwiye nuko nawubaje ngo ndawubaza wicaye he mu mubiri we urambwira ngo nge nicaye mu matwi no mu mutwe niko wambwiye kuko daimoni yije ihitamo igice cy'ingenzi yicaramo mu mubiri w'umuntu bitewe n'icyo yifuza gukora kwa wa muntu cyangwa bitewe n'icyo ishaka kumwaka cyangwa bitewe n'icyo agaciro ubona none urambwira ngo nicaye mu matwi ye uranambwira ngo nicaye mu mutwe we uwo mwuka wabimbwiye nyine ndawubaza nasanze ari nyirakuru we waterekeraga n'ibiki banabanaga muki mu bintu byo guterekera no wahise uvuga ngo nge nicaye mu matwi ye nicaye no mu mutwe we ibyo ndikanga ndavuga ni kumbe umuntu wundi umwuka w'umuntu ushobora kuza ukicara mu gutwi ukicara no mu mutwe naje kumubaza amaze kubaho namaze ni ikibazo cy'ugira mu matwi no mu mutwe arambwira ati mu matwi yanjye mba numva ibintu bimeze nk'ingoma ako kantu ndakamenya kumva ushobora kumva ikintu mu gutwi ukibwira ko ari ikintu gisanzwe kumbe ni umuntu wicaye mu gutwi kwawe ushobora kumva ikintu mu maso ukagira ngo gahora ugira gutyo wumva hari nk'ibintu bimeze nk'ibitotsi ubundi ukumva ijisho riraremereye rigize rite ukibwira ngo ni ibisanzwe kumbe hari umuntu wicaye mu jisho ryawe ushobora kugira nk'uko nguko ubu ngubu nyine hari igihe nza ngira utuntu tutubazo tw'amazuru nibwo nkahita mvuga nabyutse nsenga ni kwa jina la Yesu ewe pepo we mtu ambao umekalia pua zangu goka kwa jina la Yesu goka kwa jina la Yesu takurandura ubwo mpita nsoma mba ndize ndajijutse kumbe ushobora kugira ikintu mu buhumekero ukibira ngo ni ibintu bisanzwe kumbe hari umwuka wicaye aho ngaho mu mazuru yawe usabwa ubwawe kurwana nawe ukawubwira ngo randuka mu mazuru yanjye winjira umubiri wanjye utabiherewe iki uburenganzira aya nayanjye semeneme winjiye mu maso ye nahawe n'Imana warenze imbibi n'imbago z'ubuzima bwawe uza muzanjye ibaza umuntu aje aguteye iwawe mu kwawe ukamureka Yesu ashimwe cyane umwuka wera amaze iminsi anyigisha iryo sengesho ryo kurwana n'imyuka mibi gutyo nkakoresha ayo magambo umwuka wera anyigisha anyumvisha kuntu hari imbibi zawe Imana yagushyiriyeho zaho ugomba gutangira naho ugomba kugira gute kugarukira ubwo aho ni mu kwawe nyine ni umugabane wawe mu buryo bw'umwuka none rero sasa ngenda kwinjiriye ndenze imbibi zanjye kuko nanjye mfite aho ngomba gutangira naho ngomba kugarukira mfite umugabane wanjye none ibaze ngiyewe rero sasa mvuye mu mugabane wanjye nje mu wawe urandetse kandi none sinde nzanywe n'ikiza nzanywe no kukugirira nabi nzanywe no gufata ubuzima bwawe nzanywe no gufata amaso yawe nzanywe no gufata amazuru yawe nzanywe no gufata amatwi yawe nzanywe no gufata umutwe wawe nkawuteza uburwayi budakira bw'umutwe udakira none ukandeka ndeka nyine ubwo nyine nta kundi nanjye nzagukoreho ibyo nshaka ni ngombwa rero n'ugomba kuvuga kwa jina la Yesu warenze imbibi n'imbago urarengeruza mu kwanjye urahagwa kwa jina la Yesu uzasenga rimwe kabiri gatatu kandi uwo mwuka uzagwa imbere yawe kubise mu izina rya Yesu semene amen Yesu ashimwe cyane niyo mpamvu ijambo ribwo rero turi mwisi nshatse kukwereka ntangiye mvuga ngo turi mwisi dufashe igihe mu ntambara none za ntambara si iz'umubiri ni iz'umwuka yewe n'iyisigaragara y'imibiri murabona ko intambara zihoramo bitewe n'ubutunzi ab'isi barwanira abanyamerika barareba mu barabo bakavuga bati hari ibirombe bya peteroli hari ubukungu bwinshi bakagabayo ibitero bagateza imyivumbagatanyo y'abaturage bakanga leta bakagira gute ibigo bakabishwanyuza kugira ngo bajye babona uko babigenga
Putin yatatse Ukraine, arimo aragenda afata ibice, yamaze no gushiraho imbago, aravuga ati ubu butaka ni ubwacu, arabwigarurira, kandi ubwo butaka yigaruriye burimo ubutunzi bwinshi. Urumva nabo mwisi mu ntambara zisanzwe zo nabo mwisi, intambara zabo ziba zifite icyo zigamije, hari ibyo baba bakeneye. Semene. None rero kabone noneho mu mwuka, izo mu mwuka zo zirakaze. Iyo babona amaso yawe babona yuko utayagumana, baba bumva bayatwara. Iyo babona urugo rurimi, ako kanwa babumva bagatwara. Iyo babona uko gutwi n'ubushobozi bakubonamo babumva bagutwara. Niho rero ugomba kumenya uburyo bwo gusenga, ukavuga ngo warenze imbibi, yewe wa mwuka we, yewe wa murozi we, uremwa n'Imana. Hari umukobwa nsengera, nge nigira kuri buri muntu wese. Hari umukobwa nsengana nawe uri Dubai, ejo bundi yaranejeje, yarambwira ati pastor, nahoze nsenga nkurikirana isengesho ryawe, ariko noneho nanjye ndagusenga, ndavuga ngo umva wa murozi we, Imana yakuremye yaragukatiye urwo gupfa. Ndavuga nti unigishije nanjye isengesho. Ni nako nahise mvuga ni uzi ko nkwigiyeho, ni nuko wasenze, ati cyane, ati nahoze nsenga, ni wa murozi urwanya, Uwiteka Imana yakuremye yagukatiye urwo gupfa, pfa ku buzima bwanjye. Ako kajambo ngo Uwiteka Imana yagukatiye urwo gupfa, numva ndungutse, nanjye mwungukiyeho. Ndamubwira nti uko ni ukuri kabisa, wahishuriwe nanjye nkwigiyeho isengesho ryo kuvuga ku kajambo. Ni koko, kandi koko Imana niyo yavuze ngo umurozi, umupfumu, umushitsi ntibakabeho, bajye bicwa, kandi urubanza rw'amaraso yabo ruzabe kuri bo. Ni Imana ubwayo yakatiye umupfumu, ikatira umurozi, ikatira umushitsi. Ubwo umushitsi ni babandi bashika, umupfumu murabazi. Ubwo rero sasa nukuvuga ngo numva nungutse isengesho kuri uwo muntu. Uko niko kuri. Umurozi wese rero, umuntu yinjiye mu buzima bwakoresheje uburozi, bushobora kuba ari uburozi bw'ibihubiko, arimo arahubika ubwonko bwawe kugira ngo ube mupumbafu. Navuga ngo iki, ubu mupfapfa. Mupumbafu mu Kinyarwanda ni umupfapfa, nyine upfapfane. Mu bwonko hapfapfane, mu bitekerezo hapfapfane. Uburozi bw'ibihubiko nicyo bukora, busa nkaho bukugize bize, ugasanga usa nkaho uri umuntu utagize icyo witaho, mbega ukagenda ukaba nk'umupfapfa. Iyo bakohereye ibyo bintu byitwa ibihubiko, nta kintu witaho, ibintu byose wumva ari mamfu, ntibikureba, wumva nta na kimwe kikureba. Noneho sasa rero numva rero kuko wumva nta na kimwe kikureba, nawe ntacyo wageraho, nyine uburi ikintu cyangwa kikidabagize, kibereyeho, kitazaho kiva naho kigana gutyo, wakirira ibyo ubonye gutyo gusa. Noneho sasa nuvuga ngo rero numva uwo muntu yinjiye mu buzima bwawe, ariko abwinjiriyemo akoresheje uburozi, yiyambaje uburozi bwitwa iby'ibihubiko. Ubwo burozi bw'ibihubiko bumuzamurira iyo myuka yo kuza kuba yaza igafata nk'ubwonko n'intekerezo zawe, bikaba ari byo biboroko. Ariko akoresheje iki? Imbaraga z'uburozi nizo zimufashije. Noneho ugasanga rero noneho sasa urumva agiye kukugira umupfapfa, kandi Imana itari yarakuremeye kuba umupfapfa. Semene. Ukamureka. Ugomba gusenga ukavuga ngo uragwa mu buzima bwanjye, we waje kumva. Hari amasengesho maze iminsi ngende gusenga, nyine nkabona ni wewe pepe uriye kujya kunipumbarisha. Ni misiyo mpumbavu. Nge ntago ndi umupumbavu. We watumwe kugira ngo umpumbarishe, nyine mbe umupumbavu. Ndakumva waje wakoze ku bwonko, winjiye mu bushobozi bwo kumenya, winjiye mu bushobozi bwo gutahura, winjiye mu bushobozi bwo gusobanukirwa, winjiye mu bushobozi bwanjye bw'ubugenzuzi n'uburondozi. Ndumva hari ikintu wangije muri nge, ndakwicura hagwa. Sema amen. Kuko hari umwanzi yakurwanya, abanza gutagetinga mu bwonko bwawe, mu ntekerezo zawe, kugira ngo azangize. Noneho sasa abarozi bafite ubwo bushobozi bwo kuba ataroga umubiri yarwa, ahubwo yashakisha ubwenge bukurimo kugira ngo abupumbarishe. Yani uwe mupumbafu, uwe mjinga, wisange uri umuntu w'umujinga gutyo, ariko wari umuhanga, wari umunyabwenge, akoresheje ya myuka ye. Ni wowe ugomba kumubwira rero ngo urahagwa, warenze imbibi z'ubwenge bwawe, uza mu bwanjye. Urahagwa mu izina ryande rya Yesu Kristo. Kuko ijambo riravuga ngo bazagutera bace mu nzira imwe, baguhunge bace mu nzira zirindwi. Semene.
ni ijambo ribivuga. Izo ni intambara rero z'umwuka, twebwe nta z'umubiri tubamo. Iz'umubiri hari abazigenewe kuziturwanirira, twebwe rero twirwanira iz'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Ndetse nabo ngabo baturwanira iz'umubiri, natwe tukabarwanirira iz'umwuka. Haleluya. Kuko buriyo dusengera igihugu tukagisengera, Mana zana umutekano, zana iki, igira gutya gutya, hari imyuka iburizwamo runaka yari kujya mu bantu bakangiza igihugu. Yesu ashimwe cyane. Urumva rero sasa ugomba kumenya ko hari ubuzima wagenewe n'Imana. Imana ikuzana ku isi yaravuze ngo runaka Nyiraneza azatangirira hano, azasoreza hariya. Izo ni imbibi z'imipaka y'ubuzima bwawe. Nk'uko ubona igihugu cy'u Rwanda mu majyepfo hari aho kigarukira, mu majyaruguru hari aho kigarukira, mu burasirazuba hari aho kigarukira, no mu burengerazuba hari aho kigarukira. Niko n'umuntu bimeze mu isi y'umwuka, agira imipaka, agira imbibi. Hari ahantu Imana iba yarapanze agomba kugarukira, aho hakaba umugabane we mu buzima bwa rusange. Noneho sasa ibaze rero njye umurozi ikintu akora kugira ngo usobanukirwe, we araviyora, arenga imbibi z'ubuzima bwe, akumva ko yakwinjira mu bwawe, akagira ibyo akunyaga, akagira ibyo agutwara, akagira uburyo gukontoroza imizimu ye, amajini ye, akagukandamiza, akagutwaza igitugu, akakubeshaho mu buzima bw'amarira, mu buzima bw'agahinda, mu buzima bw'akababaro, mu buzima bwo kubura buri cyangombwa gikenewe cyose cy'ibanze. Nugasanga n'ubuzima bw'ibanze ikibi cy'abarozi barashaka kubukuvanaho. Hahandi wisanga bwa buzima bw'ibanze numva ni ukurya, ni ukunywa, ni ukwambara. Iyo ni imibereho y'ibanze, kubaho utivuza, utarwaragurika. Ubwo ni ubuzima bw'ibanze. Ibindi wenda byo kugenda waguka, utera imbere, yego ni byiza, turabiharanira. Ariko hari igihe none usanga umurozi aba yinjiye noneho ashaka no gukuraho bwa buzima bw'ibanze. Kurya ari ikibazo, kwambara ari ikibazo, waba ufite abana kuba ari ishuri ari ikibazo, kandi ubwo n'ubuzima bw'iki, ni imibereho y'iki yibanze. Mbega ibintu byose agakupa, ugasanga yagukupiye amashanyarazi n'umuriro, bambe n'amazi. Nuko rero sasa abagomba gupfa mu izina rya Yesu Kristo. None hari igihe arengera ugasanga yinjiye no mu buzima bw'umwuka muri wowe, yinjiye no mu bwenge. No mu bwenge yaguteje ibihubiko, yaguteje ibintu by'ibidabagiro n'ibiki, yaguteje ubuhumyi bw'umwuka, ntureba, ntubona, ibyo ucamo n'ibyo unyuramo byose urabyitiranya, ntabwo ubasha Imana y'amahoro igukangure mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana igihe cyose rivuga ngo kanguka kandi ube maso. Ijambo ry'Imana rishaka ko dukanguka igihe cyose, tugahora dukangutse. Na cyagiye waba usinziriye, ariko spirit yawe ntisinzire, wewe imbere hasinzira umubiri, ariko ubugingo n'umwuka muri wowe ntibigasinzire mu izina rya Yesu Kristo. Maze iminsi umwuka wera ari kunyigisha kuri icyo kintu cyo kudasinzira k'ubugingo n'umwuka mu muntu. Kuko iyo byasinziriye Satani niho abikoreraho amatekinike, abarozi niho babyangiza, umuntu ugasanga yangiritse atazi uburyo yangiritsemo. Rero Satani ajugunywa mu isi, dusomere tumbe. Marayika yaravuze ngo wasi ugushishana n'abanyanja kuko akumanukiye afite umujinya mwinshi. Icyo gihe ntabwo havugwaga inyanja, havugwaga ngewe, havugwaga wowe, havugwaga unyoko umuntu wese. Ni Satani yaje afite umujinya mwinshi avuga ati kiriya kiremwa cyitwa umuntu cyahawe gutwara isi n'ibiyirimo, cyaremwe mu ishusho y'Imana, kirabeshyera ubusa. Umujinya wose mfite yuko nirukanwe mu ijuru ndawurangiriza kuri uriya mwana w'umuntu. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo ku bintu yaje kubihindura, akamunyaga ubutware n'ubushobozi. Semene amen. Satani yambuye ubutware n'ubushobozi abihabwa umwana w'umuntu. Bihawe umwana w'umuntu, Yesu aravuga ati dore nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko akongera akavuga ati dore mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Semene amen. Kandi hepfo akavuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Hamwe n'ibyo byose nahoze mvuga, urumva ko ijambo ritubwira ko nta kintu kigomba kugira icyo kintwara, nta kintu ugomba kuba mu byo wacamo byose, mu byo wahura nabyo byose, nta na kimwe, ntacyo ugomba kuba.
ntacyo satani yahindura ku buzima bwawe. Niwizera ntacyo abarozi bazahindura ku buzima bwawe. Semene mene bazaza baruge bavume batongere bakora ibyo bakora ariko ntacyo bazahindura ku Imana yanditse ku buzima bwawe. Imana yanditse ku buzima bwawe cyaranditswe. Semene mene. Niba nta kopi ufitanye nabo, ikibi nuko waba ufitanye kopi nabo cyangwa se ufitanye amasezerano niyo si yabo. Ariko iyo amasezerano wayavanyeho yose ntacyo umwanzi aba agufiteho. Semene mene. Iyo wasenye satani ugaca muri deliverance ukitandukanya n'ibyo waciyemo n'ibyo wanyuzemo ukavuga ati pu, ibyo wankoresheje byose nta kope mfitanye nawe, nta bushobozi yaba akigufiteho. Dusomere rero turebe aho ngaho. Yego. Iby'umugore n'ikiyoka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba. Ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Umutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Ariko uyu mugore turimo turamusomana aratangaje. Umugore wambaye izuba, wambaye inyenyeri kandi wari utwite. Urumva uwo mugore ni umugore udasanzwe hano urimo uravuga. Reka dukomeze tumve. Turi gusoma Ibyashara 12 wumvise ko uyu mugore yari atwite, ariko uyu mugore afite ubutunzi budasanzwe. Uyu mugore afite inyenyeri 12, afite izuba n'ukwezi biri kuri we. Urumva ni umugore udasanzwe. Imana ishaka kuvuga buriya umugore mu isi y'umwuka ni ikintu gikomeye kuko ni umuntu uzana ubuzima ku isi. Semene amen. Umugore ni umuntu uzana ubuzima ku isi. Nuvuga ngo uyu muntu ni umuntu udasanzwe hano wavugwaga. Nubwo hano tuza kubona uyu mugore ahinduka igihugu akaba igihugu runaka, ariko mu isi y'umwuka wibuke ko n'ubundi umuntu ni uvamo igihugu, umuntu ni ubyara igihugu. Sema amen. Komeza usome tumve. ngo kandi yari atwite. Ku mutwe we yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Kandi yari atwite. Atakishwa no kuramukwa. Ni ukuvuga ngo muri yandi magambo afatwa n'ibise. Kuko mu nda ye yari atwite, hari cyashakaga kuvuka ngo gisoke mu nda. Impamvu y'ibise umudamu utwite, iyo umwana yageze igihe cyo gusohoka mu nda, umwana we atangira kwishakashakira inzira kuko aba yumva atasiporota gukomeza kuba mu nda y'umuntu. Igihe kiba cyarageze nyine atakibasha, mbega ubuzima bwe bugomba kwigenga bukava muri uwo mubiri bukaza ku isi bukagaragara. Noneho sasa ubuzima bw'uwo mwana sasa urumva iyo uwo mwana ashaka gusohoka niho umugore atangira kumva umubabaro udasanzwe. Semene amen. Kuko hari umwana atangira kwivumbagatanya n'ibiki kuko abyigana ashaka kugira ngo avuke. Ndagira nkubwire ngo mu mwuka iyo hari nk'ikintu gishaka kuvuka, byanga bikunda uzaca mu ntambara zikomeye, uzahura n'ibitero bidasanzwe. Hari abantu rero ahubwo inda zabo zihita zigwingira ntizire zikivutse bitewe nuko ibitero bibabanye byinshi, bagahita bareka gusenga, bagahita bahagarika kubaha Imana, bagahita bavuga bati bya bintu byo mu Mana kumbe ni n'ibibazo. Yaratangiye gusenga, muri uko gutangira gusenga Imana igiye guturitsa igitangaza, badayimoni bazamuka ari benshi, bazamutse ari benshi, ibitero biriyongera. Bimaze kwiyongera wa muntu noneho sasa ati iwe agahita reka gusenga ati bya bintu birakaze, akagira ubwo yandi kongera ikagira gute itisubira ntabwo ibikivutse. Nguko uko bigenda bwo uyu mugore rero hano turi kubona yaramukwaga ashaka kubyara. Noneho mu gihe cyo kubyara kwe wumve noneho ibyabaye, ariko mpise mbigarura no kuri we kugira ngo byumve cyangwa kuri twebwe muri rusange. Ngaragaza yuko iyo hari ikintu kigiye kuvuka mu buzima bwawe, gitangaza runaka mu buzima bwawe, ibitero bizamuka bikaba byinshi, ubukene bukaba wabona bwashaka kwiyongera, abantu bugasanga bakwanze, imiryango ugasanga yakuvuyeho, inshuti zagize gute, umubiri ugatangira kuzamukamo indwara n'ibiki. Ubwo rero ku muntu rero w'umunyabwoba cyangwa utazi mu isi y'umwuka ahita agira ubwoba. Bya bihe byo gusenga akabagize gute
arabihagaritse, cyangwa wa muntu basenganaga nawe akaba yikanze kumbe cyari igihe cyo gutabarwa kwawe, wari ugiye kwinjira mu bisubizo, ibisubizo bisubiza inyuma. Iyo bisubije inyuma rero umwana ntabwo aba akivutse. Komeza noneho tumve. ngo mu ijoro haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umugore wumvise ko ari byo yari afite, ariko tubonye n'ikindi kiyoka gifite ibyacyo. Yaba ari umugore afite ibye, yaba n'ikindi tumvise cy'ikiyoka gifite ibyacyo. Noneho komeza tumve. Umurongo wa 4 ngo umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Umva iryo jambo, cyakuruye inyenyeri kizijugunya ku isi. Kimaze kuzijugunya ku isi, ariko ngo gihagarara imbere ya wa mugore, ngo kugira ngo namara kubyara wa mwana kimutsotsobe. Mu yandi magambo, kimurye, kimumire bunguri, kimurimbure. Uyu mugore abyara, ariko mwibyara rye icyo abyaye kiribwe ntikibeho. Satani ntabwo yifuza kugira ngo ikintu cyose kiguturukaho kibaho cy'ingenzi. Ntaba yifuza ko hari icyakubaho kiguturukaho cyiza, aba ashaka kukimira. Iyo hari umuhamagaro ukurimo abona ukurimo, aba ashaka kurya. Iyo hari impano kubonamo, aba ashaka kuzirya. Iyo hari umugisha ukuri imbere, aba ashaka kuwumira. Iyo abona hari urugendo rukuri imbere, aba ashaka kuruburizamo. Iyo abona hari amahirwe akuri imbere, aba ashaka kuyamira. Iyo abona hari umushinga ugiye guhagurutsa, aba ashaka kuwumira. Iyo abona imbere yawe mbega buri gakorwa kose, aba ashaka kukaburizamo. Ntiyifuza kubyara. Kubyara si ukubyara ko kubyara abana gusa. Abantu tubyara imishinga, tukabyara ibikorwa, tukabyara iki. Ibyo byose ntabwo Satani aba ashaka ko bibaho. Rero muri wa mujinya we nyine amaze, kandi urumva yuko yabanje ngo gukurura 1/4 cy'inyenyeri azijugunya ku isi. Icyo nicyo kintu yabanje gukora, kumanura abadayimoni, kumanura abamarayika, abamanura ku isi bagomba kumufasha ibyo bikorwa byo kugira ngo amire umwana w'umuntu, cyangwa amire icyo uyu mugore agiye kugira gute kubyara. None tugashaka kudamarara. Nta mudamararo hano mu isi. Semene amen. Yego, mu isi dufite amahoro, ariko atari ya mahoro azana kudamarara. U Rwanda ruramutse rudamaraye, ujye uhora ureba buri munsi ingabo zihora zigenda ku manywa na nijoro zifite imbunda. Ntabwo bicara ngo bagume mu bigo bumve ngo mu Rwanda turatekanye, ahubwo igihe cyose ubona abasirikare ku manywa na nijoro za patrouille, ubona za patrouille zicunze umutekano. Haleluya. Nonese hari intambara iri mu gihugu, ariko ntayihari. Ariko gucunga amahoro, gucunga umutekano, kwirinda kudamarara. Yesu ashimwe cyane. Nicyo nawe usabwa, kutashaka kudamarara ngo umenye ngo wibwire ko wageze mu ijuru. Turi mu ijuru, turi mu isi. Kandi turi mu isi, turi muri yasi ya yindi irimo iki kiyoka cyayikururiyemo 1/3 cy'abamarayika bacyo. Barabungagira, barazerera mu isi. Umunsi umwe Imana ibaza Satani iti, yewe Satani we, uvuye he? Satani ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. None se wibwira ko Satani azerera gutyo gusa? Muri Petero wa mbere haravuga ngo azerera ameze nk'intare ashaka uwaconshomera. Ntabwo ari ugupfa kuzerera gusa. Imyuka yiwe yose ibibungagira izerera hirya no hino, hirya no hino. Uzaca ahantu mu nzira rusange bahakora ibikorwa bya kirose. Hari nk'umuntu babwiye bati, wowe ugende wogaye amazi, ugende uyasuke mu mayira abiri. Ubwo urumva hari imyuka iteze muri ya mayira abiri. Uraza gutambuka wa wundi wahakora ibyo bikorwa, bifate wowe niba utasenze. Yesu ashimwe cyane. Uzagira ugende mu babikoni babwirwa bati baze batega ibintu hariya muri porotaye yawe.
wowe utambuke gutyo uzi ngo uratambutse, kumbe baje gutega intambwe zawe kugira ngo utava aho uri. Nutambuka kumbe kuko nyine iyo myuka nyine iba irekereje tu yizerera gutyo. Imana itugirira ubuntu mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero ku bamaze kumenya Imana n'iyi si y'umwuka bamaze kumenya, ntabwo badamarara, bahora basenga. Yajya no guhaguruka akavuga ati kwa jina la Yesu Kristo nohereje umuriro w'Imana umbanziriza aho ndi buce naho ndi bunyure, mu izina rya Yesu utegura imitego y'abarozi imbere y'umuryango wanjye, imbere ya portail y'igipangu, mu izina rya Yesu Kristo, mu ntebe muri ofisi yanjye cyangwa aho nicara, mu modoka yanjye umuriro w'Imana bohora imodoka yanjye mu izina rya Yesu nyicaremo. Umuntu wamaze kumenya iyi si yamaze kumenya ko isengesho ari ryo ryonyine rimubeshaho. Semene amen. Yahita yisobanukirwa, amenya ko rya jambo rivuga ngo musenye ubudasiba, amenya impamvu yaryo. Bundi Imana ivuga ngo musenye ubudasiba. Abatesalonike ba mbere igice cya 5:17 bavuga ngo musenge ubudasiba. Ntabwo wemerewe gucishamo ka pose mo gatoya ngo uvuge ngo uyu munsi reka ndeke gusenga. Ubwirwa gusenga ubudasiba. Yesu ashimwe cyane. None sasa gusenga ubudasiba nta kindi kugamije, nuko iyi si yahindanye. Umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe umwagenti wa Satani akaza yagutumweho tu, kandi noneho ntiwabasha kumenya umwagenti wa Satani n'utari umwagenti wa Satani mu buryo bw'umubiri urebesheje amaso y'inyuma. Amaso y'inyuma aradushuka cyane. Yesu ashimwe cyane. Amaso y'inyuma ashaka kukwereka umuntu ukabona ari umuhanuzi w'Imana nyakuri. Amaso y'umuntu ashaka kukwereka ko umuntu ari umwapotre muzima. Amaso y'umubiri ashaka kukwereka ko umuntu ari umupasiteri mwiza. Amaso y'umuntu ashaka kukwereka ko umuntu ari umuntu mwiza, ariko mu mwuka uramutse ufunguwe mu buryo bw'amaso ukahita wahita ubona ikinyamaswa kikugendereye. Yesu yaravuze ngo mwirinde abahanuzi bazazaho muri, ngo kuko bazaza bambaye uruhu rw'intama. Urumva uruhu rw'intama, none si intama wabwirwa n'iki udafite ubushobozi bureba imbere? Yaravuze ngo bazaza bambaye uruhu rw'intama. Ntago wowe rero uzarebera inyuma, ureberere ubuhanuzi ngo hanuriye, ureberere uburondozi ngo haye, urebere kuri ku byo nkubwiye nyine bigutangaze, wewe wibwire ngo ibyo ntibihagije kuba ndi muzima. Biravuga ngo rero ngo ariko imbere ari amasega. Niba udafite ijisho ritobora ngo rigende rirebe imbere mu muntu, uzagarukira kuri bya bindi naguhanuriye, uzagarukira kuri ya magambo meza nakubwiye, uzagarukira kuri bya bitangaza wabonye nkora, uzagarukira kuri ibyo byose, kuri za ndimi z'umwuka wumvise ndi kududubiza. Ariko ni hahandi homba ndi njyenyine, nze kukwata kutabizi, utangire guhura n'ibitero, wikumva wamaze kwiconnecta n'umukozi wa Satani utabizi. Ubuntu bw'Imana buturengere. Ariko iyo tuvuga gutyo ntibivuze ko nta bahanuzi b'ukuri bahari. Barahari b'Imana, abapasiteri b'Imana barahari nyakuri, abakozi b'Imana barahari buzuye. Ariko icyo dusabwa ni ukuba maso. Yesu ashimwe cyane. None rero ibyo byose Satani yabikoze kugira ngo arebe ko ari uwo yaconshomera. Yateze ni imitego atega kugira ngo avuge ati naconshomera nde, nababaza nde, natesha ndi umutwe, ninde nabuza amahoro? Ni mwebwe, ni ngewe, ni nge nawe duhirwa. Rero ikitubeshaho rero ni rya sengesho ry'ubudasiba. Sema amen. Ariko tuvuga isengesho ry'ubudasiba si ukujya mu cyumba ngo wikingirane ureke gukora imirimo yawe. Oya, uhagurutse kuri isengesho ryawe urisandaze hose. Ushobora no kugenda mu muhanda uri gusenga, ushobora no kuba uri muri business uri gusenga, ushobora gutwara imodoka uri gusenga. Semene amen. Ushobora kuba uri kuri machine yawe uri kwiporoteje umutima uvuga uti uhamagara amaraso Yesu Kristo kukugota. Yesu ashimwe cyane. Umutima ari urimo uravuga. Ushobora kuba mu bikorwa bya buri munsi rwose isengesho urimo urarirekura. Ntabwo gusenga ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo uririrwa mu cyumba unanirwe gukora ushakisha ibigutunga n'ibikubeshaho. Nkuko ubona cyokoza ariho abahamagariwe ibyo ngibyo. Amina. Ariho abahamagariwe ubwo buzima. Abahamagariwe ubwo buzima rero bwo gusenga full time bagahamagarirwa icyo kintu. Icyo kintu ikizakwemeza ko umuntu yahamagara icyo kintu yisanga cya kintu n'ubundi kimutunze. Imana itiziba icyuho, ukabona wa muntu abonye zanidi zibikenerwa mu buzima bwa buri munsi.
Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana imusebya ntimukoze isoni niyo, kuko nyine ibizi ngo uyu namuhamagariye kuba mu buzima busenga full time ibihe byose. None kuko rero namuhamagariye kuba mu buzima busenga ibihe byose, nuvuga ngo ugusenga ni umwuga kuri we. Igihe kiragira bigahinduka nk'umwuga, nk'uko n'ubundi umukozi akora akarya, ujya kuri mashine ukajya kuri ukajya gucuruza bigakunda, na wa muntu wahamagara ubuzima busenga full time bimuhindukira akazi kakamutunga. Yesu ashimwe cyane, kuko niwo mwuga Imana baramuhaye. Tuvuye ngo rero hariho rero bategekwa gusengwa buri munsi muri ubwo buryo nyine. Ukaba uri muri business yawe ukagira akajambo rekura kisengesho, waba uri mu kazi gutyo, ibintu nk'ibyo, aho uri hose gutyo bitewe na situation ubona uhagazemo. Uri muri business uri kubona umunsi wa mbere amasaha 3 nta mukiriya winjiye, ugakomeza ukicara ukarebera, kumva ko kubise igicamunsi nta muntu uraza, ugakomeza ukarebera, ntuvuge ati kwa Cinara Yesu mwami naje gushakisha umutsima uyu munsi, ndahamagara abakiriya fire mu izina rya Yesu. Niyo wavugira mu mutima ukavuga ati fire mu izina rya Yesu. Amina. Nibyo bitwa rero byo gusenga ubudasiba. Wicaye mu modoka bikubisa amasaha 2 nta muntu uragwikiraka, ukavuga n'abadayimoni bitambitse kahita kwa Cinara Yesu, mpamagaye umuntu umikiraka kano kanya, imbaraga zashatse kunyimisha umutsima w'uyu munsi ndazivuma kwa Cinara Yesu. Witeka tegeka umuntu aza ampikiraka, aho kanya umukiriya azaza. Ariko noneho sasa n'ubwo wicaye mu modoka urategereje umunsi urarangiye, icamunsi kirarangiye, umunsi urarangiye, uzavuga ngo Imana iravuga ati singo sinamvuge ngo asenga ubudasiba. Kumbe mu mwuka hari ibiyikurwanya bitarashatse gucura umutsima w'uyo munsi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mujye musaba ngo Data twese uri mu ijuru. Reka dusomere turebera aho ngaho muri Matayo igice cya 6 turebe Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Wowe uguma aho ngaho, turacyari ku mwana ku kiyoka n'umubyeyi cyashakaga kurya umwana ngo nabyara umwana kimurye. Ntabwo ugomba kuribwa mu izina rya Yesu. N'ibyawe ntibigomba kuribwa n'ikiyoka. Amina. N'ibyariwe n'ikiyoka kigomba kubiruka. Haleluya. Umubiri wawe, ingingo zawe ntizigomba kuribwa n'inzoka. Yesu ashimwe cyane. Dusomere. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Ni Matayo igice cya 6 ndumva. Yego dusomere. Handitse ngo ndumva mwatinze, reka mpisomere ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze hehe? Buze ku buzima bwawe. Ugomba guvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze ku buzima bwanjye, ku mibereho yanjye, ubwami bwawe buze ku bana banjye, ku rubyaro rwanjye, ku bankomokaho, ubwami bwawe buze muri business yanjye, ubwami bwawe buze mu mikorere yanjye, buze mu kwiseta, kuko umurozi ashobora kuroga hahandi ukorera. Ubwami bwawe buze hano mu office yanjye, ubwami bwawe buze mu rugo rwanjye, kuko Satani ashobora kuza akimurira icyicaro cy'akakizana mu rugo. Ubwami bwa Satani bugatura mu rugo rwawe. Iyo bwatuye mu rugo rwawe rero, urugo rwawe ruzaba rw'amakimbirane, ruzagusharirira, rukubihire, ruguhande, ube wumva uvuga ati mbega wumva waruhunga. Kubera iki? Hari ubwami bwa Satani bwamanutse mu rugo. Rero Imana rero yifuza ko abantu basamagara ubwami bwayo bukaza mu byabo. Semene amen. Kuko nudahamagara ubwami bw'Imana ngo buze mu byawe, ubwa Satani bwo burizana. Ubwami bwawe buze mu mubiri wanjye. Nudahamagara ubwami bw'Imana ngo buze mu maraso yawe, wibuke ko ari ubwami bw'umwuka. Hari ibindi biba bishaka kuba mu maraso yawe, hari amavirusi, hari amabakteri. Noneho ayo mavirusi n'amabakteri ashaka ko aba mu mibiri y'abantu. Urarya ugasanga uriye amabakteri, ukarya ugasanga uriye ibintu runaka, bya bindi uri ugasanga nibyo biguteje indwara.
nibyo biguteje ngo amakanseri. None basigaye bavuga urumva isukari wanywa isukari nyinshi igahinduka ikibazo, warya inyama nyinshi bakakubwira ngo gute, wagira gute, ibintu byose byabaye ibibazo. Ubwo rero nudahamagara ubwami bw'Imana ngo buze mu mubiri wawe, buze no mu byo urya, uzasanga ibyo urya ari byo biguteje iki ibibazo, kandi byakagombye gutuma umubiri wawe ugubwa neza. Dukeneye rero ubwami bw'Imana ko buza hagati muri twe. Arongera arigisha, akomeza kwigisha mu buryo bwo gusenga, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. None ibyo ushaka bibe kuri nge, kuri wowe wikumva isi ubutaka, ibyo Imana ishaka ko biba kuri wowe cyangwa kuri nge, ugasenga ko biba ku buzima bwawe. Mana, ibyo ushaka ko biba kuri nge ari byo biba no mu ijuru. Imana mu ijuru yifuza ko nk'uko mu ijuru bafite amahoro, yifuza ko nawe ugira amahoro. Sema amen. Nk'uko mu ijuru batarwara, Imana yifuza ko nawe uri mu isi utarwara. Nk'uko mu ijuru nta nzara nta bukene, Imana yifuza yuko uri hano ku isi nawe nta bukene nta nzara ugomba kugira. Nk'uko mu ijuru nta mwanzi uhaba, Imana yifuza ko ku buzima bwawe nta mwanzi nawe ugomba kukuvogera. Yesu ashimwe cyane. Urumva rero ni iri sengesho ni iry'ingenzi. Yesu yigisha ibyo ushaka ko biba kuri ngewe hano mu isi ushyireho wowe, ibyo ushaka ko bikorwa kuri nge ari byo bikorwa no mu ijuru. Arakomeza aravuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Yarazi yuko Satani ashobora gufunga igaburo ry'uwo munsi akaribana. Niba uri umucuruzi wikorera ku giti cyawe, uba ukeneye umugisha wa buri munsi, gucuruza ugira icyo winjiza buri munsi, Satani ntabwo aba ashaka ko uwo munsi ari icyo winjiza. Niyo mpamvu Yesu yigishije rero ngo ujye uduha igaburo rya buri munsi. Semene amen. None uragiye umunsi bigeze ku gicamunsi. Ibi ngibi niyo mpamvu mbivuze, nzanyira isengesho ngira ngo nigishe gusengera ibyo kurya by'umunsi. Sema amen. Uragiye ugeze aho ukorera, urica uraturamye, bibaye mu gitondo bigeze saa sita nta kintu urabona. Ntugize isengesho uvuga uti Mana dore ko wavuze ngo tujye dusaba ibyo kurya by'umunsi, ko bigeze saa sita ntarabona igaburo ry'uyu munsi. Oya papa, umunsi ukira. Igihe wiye rero hari umukobwa turi gusengana naramukunze n'umwana mwiza, bushize yambwa tumva rero pastor, njyewe iki cyumweru cyose nta kintu nafatishije. Ati kandi ngiye nk'uko abakinnyi bahembwa buri cyumweru, bagahembwa mu cyumweru. Ati nabwiye Imana ko nanjye ngomba kuzajya ntanga buri kimwe mu 10 buri cyumweru. Numva umukobwa koko afite iki ishyaka ryiza. Sema amen. Ati nabwiye Imana ko buri cyumweru uko abakinnyi bahembwa buri cyumweru bagahembwa gutyo, nabwiye Imana ko nanjye igomba kuzajya impemba buri cyumweru, noneho muri buri cyumweru nkatanga kimwe mu 10 cy'ibyiba yankoreye. Noneho rero ubwo icyumweru cyashyize nambwa ni nacozo, noneho sasa tugiye gusenga kugira ngo ibyo utabonye mu cyumweru cyahise Imana ibivunjemo kabiri. Mpagaze mu kwizera kwawe. Yesu ashimwe cyane. Ukurumva nyine wundi icyo tuba duhari ni rya jambo yavuze ngo ababiri bari mu isi nibahuza umutima. Umva icyo umuntu ashaka uhuze nawe umutima, ubundi musenge. Rero mpagaze mu kwizera kwawe tugomba gusengera ibyo. Bishatse rero kuvuga ngo rero sasa ni uwo muntu aba yaramaze kwimenya yuko ni uburenganzira bwe guhabwa igaburo cyangwa ifunguro rya buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Ndavugana rero n'umuntu wese. Ubwo rero ibi ngibi bigendanye nanone n'ubuzima bw'umwuka. Mwumvise nkigera hano navuze ngo Mana duhe igaburo ry'ubugingo, ibyo kurya by'ubugingo. Imana iba yiteguye kugira ngo itwoherereze ijambo ry'ubugingo. Bwana sifiwe sana. So nuvuga ngo rero gusenga ubudasiba birandeba birakureba. Birareba, bitoze n'abana bawe, bitoze n'abagukomokaho. Bamenye ko kora, curuza, jya Dubai, jya mu Bushinwa, jya Amerika, jya kurangura, jya hananaha, jya muri binebe, orora, ibi nibi, ariko biherekezwe n'isengesho ry'ubudasiba. Semene amen. Umenye ngo muri buri kimwe cyose isengesho ry'ubudasiba rigomba guherekeza ibyo ukora byose. Ukaba umunyamasengesho
w'ubuzima bwawe, umwinginzi wiyingingira ubwawe. Apana ubundi tugifite amatorero twagiraga bitwa ngo abinginzi bingingira itorero, umurimo w'Imana. Ariko buriya ntabwo waba umwinginzi wingingira umurimo w'Imana utarabanza kuba umwinginzi wingingira ubuzima bwawe ku giti cyawe. Ubanza kuba umwinginzi uzi kwingingira Imana, kwisengera ubwawe ku giti cyawe. Semene amen. None umaze kuva ku rwego rwo kumenya kwisengera ku giti cyawe, kwingingira, ukatera iyindi ntambwe gutangira gusengera abandi. Haleluya. No gusengera igihugu n'itorero, ariko witangiriyeho. Kuko n'Abanyarwanda baciye umugani ngo ujya gutera iki arakibanza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero soza hahandi twasomaga. Ubwo nangarukiye muri iri sengesho, ariko usobanukiye impamvu nizere ko dusobanukiye impamvu yo gusengera ibyo kurya bya buri munsi, cyangwa se gusenga ubudasiba. Nta yindi mpamvu. Nuko Satani azerera mu isi buri saha. Ni umwuka uzerera ubungagira. None uzerera ushaka uwiconcomera. Ushobora kuzerera ugavuga ataya warya ririya no, warya kariya kaguru. Ubushaka cyane cyane cyitwa umubiri, witwa umubiri w'umwana w'umuntu. Umubiri w'umwana w'umuntu Satani abashaka kurya. Kubera iki? Muri we ku giti cye yumva ari uburenganzira bwe kurya umubiri wawe. Kubera iki? Imana ivuma inzoka yarabwiye ngo wanzoka we, ibyo kurya byawe bizaba umukungugu kugeza wo hasi, kugeza iminsi yo kubaho kwawe kose. Kandi ubiki Imana iraba ngo Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. None Satani inzoka irabwiye ngo ibyo kurya byawe bizaba umukungugu wo hasi. Kandi uwo mukungugu ni wo mubiri w'umuntu wavuyemo. Bityo rero yabona ikitwa umubiri w'umuntu. Niyo mpamvu ubona indwara zagiye zigwira ari nyinshi cyane. Buriya Satani bararya. Ashobora kurya akoresheje kansa, diabete, n'ibizindi ndwara zose. Ashobora kurya akoresheje umutwe, kwa kundi uvuga ati umutwe uri murarya. Batangiye gushuna, kugenda ashuna mu nda hakurya, akaba arimo arashuna. Ujye umuga ati kwa cinsi wakanwa ka Satani we, ndekurira umubiri. Ntago wanjye uribwa, wanjye ni umwami. Ijambo riratuvuga ngo ntago muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe. Semene amen. None mu buryo bw'umwuka rero usanga nanone umubiri wawe waracunguwe, wahinduwe urusengero rw'umwuka wera w'Imana. Kandi hari naho ijambo rivuga ko umubiri ari umwuka. Semene amen. Ntabwo uwo mubiri ukiri uwawe ni umwuka. Niyo mpamvu Satani atawufiteho iki ubutware. Iyo wamaze kwivumbura rero no kwitahura ukimenya, uravuga ngo Satani umubiri wanjye nturibwa n'imizimu, nturibwa n'amagini, nturibwa n'abadayimoni. Umva niki kibaho umusataniste yatubwiye hano. John nyine kagahungu kakarosi karavuze ngo hari igihe batumwaga kumva gutwara imibiri y'abapfuye basenga bakayibura. Kubera iki? Marayika ngo ahagarara kumva y'umubiri ya wa muntu usenga kugeza igihe wa mubiri uboze ugashonga neza ugahinduka igitaka, nibwo marayika hafi. None uwitwa Divino yarambwiye ngo wagize amahirwe ukabona urwara rw'umuntu usenga igihe yapfuye umubiri we, abantu wahabwa amapromosiyo. Ariko abantu bijya bikunda paka n'urwara ruboze. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki abana b'umwijima bazi ngo umubiri w'umwana w'Imana, umuntu usenga ubonetse ni boro, ni mari shyushyariye. Umubiri uyu nguyu dufite uyu nguyu ku muntu wabyawe n'umugore, bikaba bizwi ngo so na nyoko bitwa gutya na gutya. Kuko hari abantu batavutse muri ubwo buryo bahari hano mu isi, hatazwi base, hatazwi ba nyina. Ushobora no kurondora ugasanga uwo muntu ntazwi. Buriya nkunda Abanyamurenge, ndabashyigikira ibi bintu byo kujya kurongorwa cyangwa kurongora, akamenya ngo ni runaka, akomoka kwa runaka no kwa runaka no kwa runaka. Biriya ni ibintu by'agaciro. Yesu ashimwe cyane. Nibura ubushakanye n'umuntu uzwi, umuhungu wawe ugomba kuzamugira inama. Habyo gupfa ngo akubitanye n'umuntu wamubonye rimwe, wenda abonye se na nyina, ariko sekuru ntazwi, nyirakuru ntazwi, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe ushobora gusanga ushatse ikimanyi cya Satani. Kuko hari ibibyarirano hano mu isi bya Satani n'abantu.
umuntu ugasanga si umuntu cyangwa igisekuru cy'ahakomoka cyavutse ku kibyarirano cya Satani. Ni ngombwa rero kumenya umuntu. Amen. Inkomoko y'umuntu. Noneho mba rero sasa icyo gihe nibura ubuzi ngo nshakanye n'umuntu, ndi kumwe n'umuntu, naho yahinduka akambera mubi ariko mwe ni umuntu, ntabwo ari shitani. Wasanga ari n'umuntu nyine wandujwe kamere nk'uko abandi bose banduzwa, ariko wamenye ngo ni umuntu. Sema amen. Tuvuye aho ngaho rero dusoreza aho ngaho, twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Umurongo wa 5, abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Uyu mudamu nubwo mwumvise impamvu yahigwaga, yararebwaga bakabona mu nda ye hazavuka umwana w'umuhungu, ariko umwana w'umuhungu ngo azaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Mu yandi magambo ni umwami. Uwo mudamu mu nda ye habonekaga umwami uzategeka iyi si, ariko iyi si akayiragiza inkoni y'icyuma. Inyuma iyo abasore bavuga ngo mukono wa cyuma, ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi butwaza igitugu. Iyo bavuga mukono wa cyuma, ni ubutegetsi butwaza igitugu. Hari igihe Kristo yise azayitwaza igitugu kuko yamwihakanye itamushaka. Azayitwaza igitugu ku ngoma y'imyaka 1000. Semene amen. Semene amen. Rero uyu mudamu yahigwaga bitewe n'ikimurimo. Rero nizere ko usobanukiye impamvu y'intambara zawe. Uhigwa bitewe n'icyo uhetse, uhigwa bitewe n'ikikurimo. Hari icyo abakozi ba Satani babona muri wowe, noneho bajya bakibona akavuga ati iki kintu mu myaka 5 we, bajya bakona akabona urashashagirana, bakabona uri umucuruzi ukomeye, bakabona uri umutunzi ukomeye, bakabona uri umuntu ufite izina rizaba rihambaye, bajya bakabona babona umwana bakavuga ati aka kana kagakobwa kazaba iki. Intambara zigahaguruka kugira ngo bwa buzima bwa muntu buburizwemo. Satani akavuga ati uyu tugomba kumurya. Mubaribwa nturimo mu izina rya Yesu. Ahawe ntiharimo, ahazaribwa ahawe, aharibwa habanda hawe ntihazaribwa mu izina rya nde. Tugiye gusenga Imana, reka tunagarukire aho ngaho. Tugiye gukora isengesho ryongera gusengera ibiturimo duhetse, bigomba kugeraho Imana yagambiye ko bigera mu izina rya Yesu. Ntibigomba kuribwa. Ibiturimo bigomba kuvuka aho Imana yagambire ko tugera, tugomba kuhagera tudapfukamiye abazimu, tudapfukamiye abadayimoni, tudapfukamiye imyuka mibi. Semene amen. N'ingingo zacu z'imibiri yacu tugomba guharanira ko nta na hamwe Satani yafata. Amina. N'igihe yahafashe tukamurwanya paka kugeza igihe arekuye. Uwo mwuka wundi, uwo mukobwa na se naje kubaza umwuka umwe, urambwira ngo ngewe nicaye mu nda, uwundi urambwira ngo wicaye mu isura. Uwo mu isura umbwira rero ko ari we wamuteye icyangiro. Kumbe ndavuga, kumbe umuntu isura ye bashaka kuyicaraho ntamenye ko bayicaye. Ni wamuteye icyangiro, ni utuma adashyingirwa. Urambwira ngo ngewe nicaye mu isura ye. Ariko ikintu cyanejeje nuko nagikubitaga narabifasha hano muri video, kikavuza induru ati ndagenda mvuye mu isura ye, ndamuretse arashatse. Ibintu byaranejeje ko cyahita kivuza induru ati ndagenda mvuye mu isura ye nivuyemo. Ubwo rero gasanga ariko uwo nguwo uvuze, abo bose babaga bavuze si abadayimoni bavugaga, ni abantu wa muntu ushobora kuvuga ati uyu ntazashyingirwa, ntazarongorwa, noneho ukadesida ukavuga ati reka nicare mu isura ye. Ubwo noneho uwo wabivuga rero nawe ni umuntu wapfuye. Ubwo urumva niba rero umuntu wapfuye yaje akicara mu isura yawe, ya sura yawe nuvuga ngo ahita yica cya gikundiro cyawe. Nta wagukunda ngo bikunde, uzagaragara nk'umuntu wapfuye n'ubundi utakiriho, kuko ni umukecuru wapfuye utakiriho, kuko uwo nguwo niyo operasiyo yatumwe. Za operasiyo z'abadayimoni nizo. Iyo operasiyo dayimoni bavuga ngo genda wicare mu isura ye. Ni byiza rero, ubwo ibyo mba mbivuze kugira ngo ujye umenya uburyo bwo gusengera nawe isura yawe.
iyo tuvuga ngo isi iratwigisha ntabwo ari ubutaka butwigisha, nibyo ducamo, nibyo tunyuramo, nibyo tubona ku bandi, nibyo tumva. Semene amen. Ntabwo ari ubutaka butwigisha, nibyo ngibyo tubona. None rero sasa ibyo bigatuma tuvuga ngo kumbe isura bayicaramo, ukavuga uti kwa China Yesu mbohoye isura yanjye, ndatura amaraso Yesu Kristo ngo Yesu marayika utuma isura. Ibaze muri Matayo igice cya 9 tubona Yesu ajya gusenga, ndumva ari igice cya 19, ngo hanyuma ngo isura yiwe irarabagirana. Bwana asifiwe sana. Noneho sasa ngo bamubona ari kurabagirana, ari kumwe na Yohana, ari kumwe, yari yazamukanye Petero na Yohana, bazamuka umusozi bajya gusenga. Barimo barasenga, ako kanya ngo Eliya na Mose baramanuka. Niho Petero yabwiye Yesu ngo reka twubake ingando yawe na Eliya twigumire kuri uyu musozi. Aravugishwa abonye ubwo bwiza bwabo, kuko Yesu isura yahise ibengerana. Hari abamarayika bashinzwe kuza bagakora akazi mu masura yacu. Bwana asifiwe sana. Kuko Imana iha agaciro ikitwa isura. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo turimo umuntu mu ishusho yacu, ase natwe. Mu isura rero abadayimoni bahicariye, umuntu arangwa, umuntu kagaragara nabi, umuntu. Reka dufate umwanya wo gusenga. Ariko ibi bikwigishe umenye ngo kurwanira ingingo zawe kugira ngo hatagira ikintu kizicara mu. Kwa kundi ujya wumva ibintu ntukibaze ngo ibi ni ibiki, ngo menya ngo ni abantu bicaye babwira ngo papa kwa Generation, warenze imbibi zawe, warenze imbago zawe. Amen. Ikintu cya mbere Imana ikora, irakubohora, yamara kubohora ukajya mu rugamba ukarwana. Ubu rero ni ugomba kuzajya urwana. Isengesho ryose ukoze ukavuze ngo ni isengesho rirwana, ni isengesho rifata. Ndarwana, ndakubita, mfata ikintu, ndigizayo, nifata umwanya wanjye. Amina. Amen. Nuko bafata Kanani bayifata barwana. Imana ikakugabiza Abahiti, ikakugabiza Abahibusi, Abanaki n'Abanyakanani bose, ugakubita ukigizayo igihugu ukagifata. Nuko intambara zirwanwa zo mu buryo bw'umwuka. Ibyo ukeneye hari ababirimo, usabwa kubigizayo ukabyinjiramo. Urugo ukeneye, buri kintu cyose ukeneye, business ukeneye, hari uyicayemo ugomba kwigizayo ukayicaramo. Ubutaka ukeneye, inzu ukeneye, hari abayirimo bagomba kuyivamo ukayijyamo. Aka kanya mpaka magingo aya wakubwira ngo shaka ubutaka budafite nyirabwo wajya guturaho, ntabwo wabona. Buri butaka bufite nyirabwo. None rero sasa kugira ngo ubone, hari umuntu ugomba kubuvamo, wowe ukabuhabwa. Nuko bigenda. Rero sasa n'ubu umunebwe wo gusenga no gukora gutyo ibintu nk'ibyo, ukwibwira ko hari ibintu bizamanuka bikakugwaho bivuye mu ijuru bikakugwaho, icyo gihe uzaba uri mu bujiji. Satani yanakiwa amekupumbarisha, izaba yaragukiza umupfapfa nyine, yaragupumbarishije mu bwonko no mu mutima. Rero ambara imbaraga z'umwuka, twinjire mu rugamba, turwane, dufate imigisha yacu, dufate gakondo zacu, twitegurire kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo nyuma yo gufata za gakondo.